turashima Imana nyiramahoro iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru cyane. Reka tubanze dusenge mbere yuko tuganira amagambo y'Imana. Mana data twese uri mu ijuru, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye kuduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi twumve icyo uvugana natwe. Pawulo yaranditse aravuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumuhana kugira ngo akiranuke. Hanyuma rero natwe reka twigishwe nawe kandi tuyoborwe nawe. Wacu yaravuze amagambo akomeye cyane. Kristo waravuze ngo wumva amagambo yanjye akayakomeza ndabereka uko asa, kuko azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Mu izina rya Yesu Kristo ndaguhenenze kugira ngo udufashe kandi dufate, kugira ngo turusheho kuyakomeza, kugira ngo turusheho kugira indi shusho nziza ibasha gutsinda isi n'abadayimoni, maze tugere aho udushaka. Ngaho hagarana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo ni ibyahishuwe bice 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya amaso, komeza ibisigaye bigiye gupfa, uko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Amen. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze iki? Aha Imana ivuganye n'itorero ry'Isarudi, iribwiye amagambo akomeye, kuko aya magambo Yohana yayeretswe ahagana muri 95 kugeza 98. Nibwo Yohana yanditse, kuko yapfuye 98 mu mezi atazwi atarigeze yandikwa bitewe n'igihe kirekire gishize. Mana ibwira Yohana, iramubwira ngo andika, wandike ibyo umbonanye, wandike iby'inyenyeri, wandike iby'igitereko cy'amatabaza, wandike iby'imyuka 7 umbonanye mu biganza. Rangije aramubwira ngo wandikire amatorero 7 ari muri Aziya. Kandi aya matorero 7 ari muri Aziya yari afite ibintu byinshi bigiye biyaranze bitewe na leta bari bahagazemo. Hanyuma rero Imana yari yakwandikisha, yari ifite iki? Yari igambiriye iki? Yari igambiriye ko abanyantege nke bakira. Yari igambiriye ko abafite igihe cyo kugeragezwa nabo bamenye uko bagomba kucyitwaramo. Kandi yari igambiriye kugira ngo yongere yibutse abantu, igira ibyo ibanengera, igira ibyo ibigisha, igira n'ibyo ibashimira. Hanyuma rero itorero ry'Isarudi ryari rigeze mu gihe kibi cyane, kandi igihe cyari kigoye. Ryari rifite izina ry'uko bariho kandi barapfuye rwose. Bari bafite izina ry'uko ari abakristo kandi baraguye, Imana itabazi. Bibiliya rero ivuze iki? Bwira Yohana aho yari aryamye cyangwa se aho yari yicaye. Iramubwira ngo Yohana, nk'umuntu wari intumwa yabanye na Yesu, ahangaha izindi ntumwa zose zari zarapfuye, Yohana niwe wenyine wari usigaye. Nari mvuze iki? Nari mvuze ngo Imana igenda yisigariza abantu buri gihe. Imana ibifitemo abakozi muri buri etape. Imana igira abantu, ihagurutse igira abantu, Imana izigama. Imana ishimwe. Nawe mwene data, Imana ikuzigame muri iki gihe kugira ngo uyikore nubwo abandi bapfa, nubwo abandi bananirwa, nubwo abandi bacogora, ariko nkwifuriza gukomera no guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Yohana yararwanijwe, ariko Imana iramuzigama uko yarigambiriye kuzamukoresha muri iki gihe. Imana ishimwe. Hanyuma rero itorero ry'Isarudi ni rimwe mu matorero yari asigaye ari muri Aziya. Yesu agendera Yohana, aramubwira ngo Yohana we, nagendagenze Isarudi, nari ndimo ntekereza, nari ndimo nkontorora, nari ndimo ndeba imiririmbire, ndimo ndeba imisengere, ndimo ndeba imihanurire, ndimo ngenda ndeba uko abanyamasengesho barimo bakora,
sanga bafite izina ry'uko bariho, sanga bafite izina ry'uko bateye imbere, amazina yabo yarongeye, ariko bafite ikibazo cy'uko bamaze gupfa. Arangije aramubwira ngo wandikire itoro ry'isarudi uribwira ngo ufite imyuka 7 y'Imana mu ntoki, ufite inyenyeri 7. Avuze aya magambo ati, yewe sarudi we, nzi imirimo yawe ndayizi, nubwo abandi batayizi, nubwo bakubona uririmba, nubwo bakubona usenga, nubwo bakubona ubwiriza, ariko imirimo yawe ndayizi. Hanyuma Yesu avuze iki? Aravuze ngo ikintu namaze kumenya isarudi ni uko abantu bafite amazina aremereye kandi bakaba barapfuye kera, bararangiye, ariko amazina yabo ntiyapfuye. Noneho dore ikintu Yesu atanga, aravuze ngo ikintu cyatumye abantu b'isarudi bapfa, ijambo rya mbere kandi rikomeye ryanankanze, abantu b'isarudi ngo ntibabaye maso. Kutaba maso ku bakozi b'isarudi, kutaba maso ku bahanuzi b'isarudi, kutaba maso ku bapasiteri b'isarudi, kutaba maso ku baririmbyi b'isarudi, kutaba maso ku bavugabutumwa b'isarudi, kutaba maso ku bakozi b'Imana b'isarudi, byabazaniye gupfa, byabazaniye kunanirwa, byabazaniye gusubira inyuma, byabazaniye gusubira ku nzoga. Kutaba maso kwabo byabazaniye gusubira mu byaha, byabazaniye kongera kwambara ubusa. Kutaba maso byatumye abantu bongera kwisanga basambana. Kutaba maso byatumye abantu bisanga mu banyamagambo. Kutaba maso byatumye abantu b'isarudi ingo zabo zisenyuka. Kutaba maso isarudi byinshi, ibintu byinshi, ariko kandi amazina yabo barayaguma, amazina yabo barayagumana, indirimbo zabo barazigumana. Ariko Yesu avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo yewe sarudi we, jya uba maso, komeza ibisigaye bigiye gupfa. Bivuze ngo uwica isarudi arakomeje, urimbura isarudi arakomeje, urimbura abahanuzi arakomeje, urimbura Imana arakomeje, urimbura kwihangana arakomeje, urimbura imbuto z'umwuka arakomeje. Ariko Yesu aravuze ngo jya uba maso, komeza ibisigaye bigiye gupfa. Imana ishimwe. Yesu arimo aravugana nawe ngo ba maso, wongere ukanguka, ba maso, wongere wize, ba maso, imbaraga z'umwuka zongera zikugarukaho. Ba maso, jya uba maso, kuko usigaye ku izina gusa. Biravuze ngo niba utabaye amaso, n'izina ryawe rirahanagurwa, wibagirane. Ariko Yesu avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo jya uba maso. Batambyi nimwongere mube maso, kuko Imana yasutse ububyutse burangire, burarangara buragenda. Bahanuzi nimwongere mube maso, kuko Imana yasutse umwuka wayo, ariko mwararangaye uragenda. Bavuga butumwa nimube maso, kuko Imana yari yabahamagaye kugira ngo mwongere muhagarare ku nkike. Imana ibayishurira ibiriho n'ibigenda kubaho, ariko mwararangaye. Benshi bishakira indamu, bandi babaye abatekamutwe, bandi babaye abatubuzi, ariko Imana iravuze ngo nimwongere mugaruke mube maso. Imana irashaka ko tuba maso, badamu irashaka ko muba maso, bakobwa irashaka ko muba maso, babyeyi irashaka ko muba maso. Yewe torero, nimwongere mube maso, kuko Imana igambiriye kongera gusuka ububyutse ku bantu bayo, gasuka ububyutse, kagarura impano zazimye, rukundo rukagaruka, masengesho akongera akagaruka, kwizera kukongera kukagaruka. Imana irashaka guhagurutsa abakozi. Yewe torero, ongera ukanguke, ube maso, kuko byagaragaye ko ari nta mirimo twakoze mu maso y'Imana. None Imana iravuze ngo jya uba maso, ukomeze
gupfa. Mana itugirire neza. Reka turangirize kuri iri jambo riri mu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 25. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 25. Havuze ngo iki? Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Mana ishimwe. Mana ititaye ku byakwishe, Mana ititaye ku byatumye upfa. Ravuze ngo umuntu wizera Yesu naho yaba yarapfuye, azongera abeho. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo umva niwongera ubeho nubwo hari ibyakwishe. Ijambo Yesu rivugiye i Betaniya aho Lazaro yari yarapfuye maze iminsi myinshi mu gituro, ariko hagera ashaka kumuzura, bamubwira ngo ntibyakunda, bamubwira ngo ntiyazuka. Ariko imbaraga z'Imana zirakomeye, imbaraga za Yesu zirakomeye. Mana ishimwe. Yesu aravuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Mana ishimwe. Jambo riravuze ngo ngera ubeho torero. Bahanuzi nimwakira ijambo ryongera kubabeshaho, bavuga butumwa nimwakira ijambo ryongera kubabeshaho. Imana irashaka ko mwongera mukabaho mu izina rya Yesu. Amena. Kugira ngo rero ubeho hari ibintu usabwa, Mwanditsi yanditse amagambo akomeye. Ariko Imana ishimwe yaravuze ngo, ni ku muririmbyi yavuze ngo ibensenga Uwiteka binarura mu magarara, ngo nigira ahantu udatari. Urasabwa kongera gukangura ibihe byawe byo gusenga, ibihe byo kugirana n'Imana, ibihe byo kugira byo gusenga, ibihe byo kugira byo kwiyiriza. Imana irabigushakamo kugira ngo wongere ubeho. Ibyo bihe ongera ubigarukeho, ongera ugaruke mu bihe byo gusenga. Ya masaha yawe y'ijoro, ya masaha yawe y'amanywa, ya masaha yawe Yesu yongeye kuyakwishyuza kugira ngo mwongere muhagararane muri iki gihe gikomeye. Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri birasaba ko wongera kwitekerezaho. Gushaka amafaranga byatumye wiyibagirwa, gukora cyane byatumye wiyibagirwa, iby'isi byatumye wiyibagirwa, abavuga batumye wiyibagirwa. Ariko ongera witekerezeho, wongere wiyibuke, umenye ko ukwiriye ubugingo, wongere wibuke ko hari iherezo, wongere wibuke ko hariho kurimbuka, wongere wibuke ko hariho gucirwaho iteka, wongere wibuke ko Yesu azagaruka, wongere wibuke ko ukwiriye ubugingo nk'uko Pawulo yabivuze. Navuze iki? Ndavuze ngo ongera wiyibuke. Nubwo amafaranga wayabona, ariko ukwiriye ubugingo. Ongera wiyibuke mama, ongera wiyibuke papa, ongera wibuke mushiki wanjye nawe murumuna wanjye na mukuru wawe. Ongera wiyibuke, ongera wiyibuke. Imana ishimwe. Jambo rya gatatu, ongera wibuke kwikoreza Imana ibintu byawe byose. Yesu yaravuze ngo munyikoreze amaganya yanyu yose uko nita kuri mwe, ariko musigaye muyikorerera. Bigasaba ngombwa ko mubeshya, abandi bikaba ngombwa ko biba, bandi bakangutse bisanga mu busambanyi, bandi bakangutse bisanga mu rwango rutabaho, bandi bakangutse bashyira bamwe muri blacklist ku buryo batanakivugana nabo. Ariko nimwongere mwibuke, mwongere mugaruke, mwikoreze Uwiteka ibintu byose, kuko Uwiteka yita kuri mwe. Jambo ryambwiye amagambo akomeye mu gitabo cya Zaburi 16. Yaravuze ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, ubwo ari iburyo bwanjye
sinzanyeganyezwa. Torero mukristo, ongera wibuke gushyira Imana iburyo bwawe, ongera wibuke gushyira Imana imbere, ongera wibuke kongera. Haleluya! Ongera wibuke, ongera wibuke, ongera wikwibagirwa umuruho w'isi wo kukwibagiza, agahinda kari mu isi kakukwibagiza, ibyago n'amakuba biri mu isi byakukwibagiza. Ibuka ko hari Imana itegeka amakuba, ibuka ko hari Imana ikiza ubugumba, ibuka ko hari Imana ikiza ubupfubyi, ibuka ko hari Imana ikora abakwe, ibuka ko hari Imana igaburira abantu. Ndakwinginze, ongera wiyibuke, ongera witekerezeho, umenye ko Imana ikugambiriyeho ibyiza. Imana iduhana umugisha cyane. Reka dusenge. Imana iragukeneye, irashaka kongera ukaba maso, ikakugarura ibihe byawe byashize, ikakugarura iminsi yawe ya kera, ikakugarurira kongera ikaguha ibihe byiza byo kubana nayo, kongera ikakubaka nawe ukaba wubakitse. Muri Bibiliya yavuze ngo uwabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Biravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Imana irashaka iki? Irashaka kongera kugaruka ukaba mu mwanya mwiza Imana igushakamo, yarangiza ikakuzura. Niko Yesu avuze, aba ngo unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Imana irashaka kongera kubaho, Imana irashaka kongera kukubeshaho, Imana irashaka kongera kukuzura, kandi Imana irashaka kugira ikintu ikora ku buzima bwawe, ishaka kugira icyo ikora mu rugo rwawe, ishaka kugira icyo ikora mu muhamagaro, ishaka kugira icyo ikora mu bana bawe. Ongera ugaruke wegereye Imana iri mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, Imana iherekeza ijambo ryayo, natwe turagusenze kandi turaguhendahenze. Rambura ibiganza byawe ku bantu bawe mu izina rya Yesu. Bongere bazuke, bongere bazuke, bongere bazuke. Bavuga ubutumwa nibongere bazuke, banyamasengesho nibongere bazuke, bantu bataye umuhamagaro nibongere bazuke, bantu bataye ibyiringiro nibongere bazuke, bantu batakaje ijambo nibongere bazuke mu izina rya Yesu. Yozura umuntu akazuka, nubeshaho umuntu akabaho. Nanjye ndasenze kugira ngo urambure ibiganza byawe kuri abo bantu, rambura ibiganza byawe ku itorero, ryongere rihembuke, kandi umwuka wera yongera akore muri twebwe nk'uko ubigambiriye, kuko ugambire guhembura isi, ugambire gutanga ububyutse, ugambire guhagurutsa itorero. Nanjye ndasenze kugira ngo uduhagurutse utugeze aho dushaka mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, amen, 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 amen. Imana iguha umugisha kandi kurebe neza, uyicingurire yinjire mu rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.